ireba amarira yawe uririye abagabo n'akarengane bahura nako n'abadamu nabo twajyaga tubavugira ariko birakwiye ko umuryango uba umuryango muzima kandi his excellence yigeze abivugaho abantu ntibabyumva ko umunsi nabaye minisita uzabigenza utamera nk'ahera ku muryango ikintu bita umuryango ikintu bita itorero City Hunter utamera nka wa mutwa ngo wavuze wenda wakivuga umutwa arya wavuga umusangwa butaka cyangwa wasizwe inyuma wavuze ngo wamugira burugumesiri ngo ajya sogongera ibigage ngo n'amandazi none nawe wakugira minisitiri wavuganira umuryango ngiye ku muryango n'itorero ibyo bibiri ibyo kandi n'akavuyo karimo naki kira ku murongo da neza ariko nyine nuko nguko gahunda ziba zihagaze nibitagenda neza tuzajya dukomeza tubivugeho hanyuma rero mama Nana hari umugabo wagukunda akavuga ati nkurikije amarira undiriye kuko reka nanone mbifurize kugira ibihe byiza mwese mudukunda kandi tubahaye ikaze mu biganiro byacu bitambuka kuri Mama Nana official abantu badukurikiye kuri The Blessed TV karindwi nukuri mugende kwa Mama Nana official Mama Nana official n'umubyeyi mwiza muhakore subscribe inshuti zanjye z'abarundi abanyarwanda n'abanyarwandakazi aho muherereye hose mu mpande enye z'isi abakongomani bavuga ikinyarwanda mutwumva n'ababyeyi baganira umuryango kandi baganira ibintu byiza mugende mubatera inkunga ya subscribe kandi ibiganiro byabo mujye mubikurikirana twavugaga kuri Mama Nana official ngewe nitwa City Hunter ndi umuhungu w'i Kigali rwose ukore byanga ariko wakoze hari igihe kizagera nawe ugacukura ikirombe cyawe ukaba umushoramari w'umukire Abraham Lincoln yagerageje inshuro zose 8 byanga ariko ku nshuro ya 8 ahinduka perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi mu gihe gikwiriye Imana ikura abanyamerika babirabura mu bucakara none uyu munsi aho bari nabo barashima Imana nimba uri umwirabura ukaba ubaye muri Amerika uhereza Imana icyubahiro ko byaharaniwe n'umuntu utaracitse intege nawe ntucike intege mu rushako rwawe mu rugo rwawe wicika intege Mama Nana umeze neza meze neza ndashima Imana nanjye mbanje gutangaho akantu k'abasikiranka hagataho n'ukuri urimo urasa neza urakoze cyane wakobwe neza rero kandi nanone twihanganishije abanyarwanda n'abanyarwandakazi kubwo kubura umubyeyi wavugiraga igihugu Mukuru Arinda umuhanzi umuntu wari ukomeye cyane muri politike y'aka karere ka East Africa Imana imushyigikire cyane kandi Imana ikomeza abasigaye imwakire mu bayo kandi nanone turi mu bihe nanone mu kwezi kwa 4 Mama Nana ndabizi tuzakuba hafi uzanatanga ubuhamya kwezi kwa 4 ku itariki 7 n'ukwibuka twiyubaka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 ndabwira abantu ibi bintu narabivuze hari abantu bajya bavuga ngo turatinda ariko dutinda dutanga message cyangwa duhumuriza abantu tubabwira ko ubuzima bworoshye hari abantu bo hanze tungana b'urubyiruko nyaboneka igihugu cyacu kiratemba amata n'ubuki ako kabike wikita ku bitekerezo by'umuntu wumvishe iby'abandi nawe akabikuriramo yakubyara agashaka kubigushyiramo waza mu gihugu cyawe wipfobya witesha agaciro ibintu bimeze neza hano iwacu mu Rwanda nanone ngo uhaye ikaze urakoze cyane ko ikaze kubadukurikiye amazina ni Mukazayire Devota Mama Nana uvuga ku muryango uyu munsi ndagira ngo tuganire ku mugabo wiyahuye ndetse n'abana be babiri akiyahura ibi bintu birakwiriye byari bikwiriye Mama Nana mu muryango nyarwanda ko bintu byambabaje wongere ngo byambabaje ko afite n'agahinda kanini cyane ariko hanini ntago gene wabajwe n'uriya mugabo
uriya mugabo yari mukuru wazi ubwenge ariko bariya bana yambuye ubuzima bari ejo hazaza nta n'icyo batekerezaga ntibari bazi ibyo ari byo arangije ahitamo kubambura ubuzima nawe atisize nibyo rero nkunda kuvuga Emi City Hunter City Hunter reka ne guseka ko ndi mu kababaro kabariya bana mu by'ukuri nibyo nkunda kuvuga niyo mpamvu twafashe umwanzuro wo kwigisha imiryango nubwo bamwe batabyitayeho ariko ni ukuri ibi byose biterwa no kutaganira kw'abashakanye ugasanga umugabo afite ibyo abitse umugore afite ibyo abitse amakosa buri muntu wese akayiharira niba umugore akoze amanyanga nk'uko avuga ko abana yababyaye ku wundi mugabo ntace bugufi ngo asabe imbabazi buriya City Hunter abagore duhura n'ibigeragezo byinshi umuntu niwe yavuze ngo abagore tugendana ibiryo bihiye ushobora kugenda rwose nta na gahunda wari ufite yo gusambana umuntu akakugotagota akakugotera ahantu ukisanga nawe wasambanye kuko uri umunyantege nkeya ugasanga ukuyemo indi itari y'uwo mwashakanye uko biri kose yego biragoye kubivuga pe biragoye ariko umaze kubona icyo kigeragezo ukiguyemo ukora ibishoboka byose ku buryo umugabo azabimenya atabibwiwe n'undi muntu ukabimubwira se kandi ni waba cyane rwose uzi ukuntu bigenza se ntabwo umubwira yuko baguteye inda ushobora kugenda buriya abagore abenshi ni abanyabwenge ukagenda ukamwigira utureshe sheri wanjye nahuye n'ingorane zikomeye nagiye ahangaha n'agahinda kenshi burya hari abagabo benshi bumva amarira y'abagore babo warira rwose umugabo agahita avuga ati sinifuza ko umudamu wanjye arira ukamucira bugufi ngo tunahuye n'ikigeragezo kimeze gutya bamfata ku ngufu ntabiteguye icyo gihe yakubabariye nyuma hakazavamo umwana bamubwira ariko n'icyagiye bamfataga ku ngufu ariko umuntu arabiceceka ikindi nyamabi z'abagore hari abagore babi nabo batera abagabo kwiyahura ikindi umugore akora ibiba bizi neza ko arimo akora ibibi ntabwo urugero rw'umugore nzi umugore yari afite umusore w'inshuti ye bakundanaga ariko uwo musore akaba ari umukene nta bushobozi afite bwo kuba yahita ashinga urugo ngo umugore yakundanaga n'umusore yari umukobwa bari abakobwa wese ari umusore n'inkumi mbese bateretana ariko uwo musore ari umukene nta bushobozi afite bwo kuba yakora ubukwe ngo babane noneho wa mukobwa aza kubengukwa n'undi musore ariko w'umukire wa musore w'umukire icyo tuzirasha ni icyo nyine abakene bazira ariko we nturimo mu izina rya Yesu City Hunter wanje ukumva n'iryo zina wa musore w'umukire akunda wa mukobwa umukobwa yemera ko babana ariko atamukunda uri kumva icyo kintu amukurikiyeho imitungo arangije abwira wa musore w'umukene ati rero urabizi ko ngukunda ngiye kubana n'uriya musore ariko nubwo tugiye kubana simukunda amafaranga nzajya nkuzanira yewe n'ikimenyimenyi sinzigera mubyarira na rimwe ni wowe tuzajya tubyarana iyo diri barayikinira akunda pe ntumbaze uko abagore babigenza ndinze ngananya ntazi uburyo wajya gusaba ngo ujye guterwa inda n'undi mugabo ugaruke mu rugo igihe cyo gutwita cyagera agasanga wa mukene we bakabyarana umugabo arinda agira abana 3 abitabe abagurira bebero ngwicyo abitaho kuri buri kimwe cyose abashyira mu mashuri meza ahenze ariko atarabi igihe cyaje kugera rero wa mugabo ararwara umukire arwaye agiye kwa muganga kumwe bapima ibizamini byose basanga ntabyara atongana na muganga cyane avuga ati wowe ukavuga ngo simbyara kandi mbyaye 3 umuganga ati ni ukuri ntabwo byara umugabo urumva yahise akomereka arababara atekereza abana reze umukuru yari afite imyaka 10 kandi n'igikomere mama umuto afite imyaka 4 ataha azi ko agiye kuganira n'umugore we amubaza impamvu yamukoze ibyo bintu agenda ngo ati se mada kubera ndashaka mbabarira umbwire
se w'abariya bana umugore ahita amuzanaho agasuzuguro kenshi ngo nta kibazo niba utabakeneye ngo ndabajyana kwa se. Umugore ubwo yahise apakira, urumva amafaranga yari yarayegeranyije y'umugabo n'umusore ubwo yari yarakize amafaranga udufaranga bari bafite yahise adupakira twose adushyira wa wundi babyaranye. Ubwo ko kuretse kubeshya uwo mugabo uretse kwihangana wowe ubaye we wabigenza ute? uwo mugabo aracyariho arahari ariko yataye umutwe icyo gihe, ariko aza kugira abakansara hafi w'ujya ufite amafaranga ubutandukanye n'abandi bantu. Ariko mama Nana tukira umugabo ufite amafaranga ntakiyahura ajya ashaka mama Nana mama Mignone bamuganirizeho. Uyu muntu wiyahuye buriya dukurikiye amateka twasanga nta nshuti yagiraga, kuko sinumva ukuntu yazigiraga. Yari umusitari ukomeye, yafashaga abahanzi bagakora ibitaramo muri za Musanze, cyangwa ubwo nawe yagiraga yizera? Nta muntu yizeraga. Hari ibyo nshobora kuza nkakubwira ariko hakaba n'ibindi mbika mu mutima sinkubwira. Buriya niba hari igikomere abagabo bagira, hari umugabo twigeze tuganira arambwira ati reka nkubwire, umugore wanjye yancira mu maso, umugore yantwara amafaranga akakoresha ibyo ashaka, ariko kumufata aryamanye n'uwundi mugabo ni igikomere kuri njye, mfite n'ubushobozi namwicara n'uwo mugabo. Niko yakubwiye. Kandi abagore benshi niwo muco, no guca inyuma bo bashakanye. Ese abagore kuki byahindutse bamwe na bamwe? Ariko byahindutse ibyitirirwaga abagabo, kuko nanjye hari umuntu wanganirije ngo hari ishyirahamwe ngo ry'abagore bamwe na bamwe ngo bahana za pasi akanakubwata ubwo se wahora mu ndyo imwe. Ibyo bintu abagore b'irumbo nyine turabafite, akakubwira ati ariko uzahora urebwa mu maso n'umugabo wawe gusa, wajya usohoka ukagera no hanze ko hari abagabo. Aya ni amabanga bashakanye, ariko ibyo ni ubuntu sinabyita, n'isi iri kuturangiriraho. Ariko ndigarukira kuri uwo mugabo, ni ukuri nkaburira n'abagabo kuko ingo nyinshi niko zimeze. Bya bindi nigeze mvuga ku kiganiro twigeze tugira cya wa mugabo wa RIB wagiye kuri RIB kurega umugore nyine ko yamubujije kwishakira undi mugore, yamwimye gutera akabariro. Umugabo atinya kuvuga ngo batumva ko nabaye inganzwa mu rugo, agahinda kagaheza mu mutima. Nibo bandi usanga babaye abasinzi, adakikaraba, agenda ipantaro igwa ayifashe mu ntoki. Ni ibibazo by'urugo rwe byamurenze, yabuze uwabibwira. Cyari umugore nzi ni imfubyi buri yapfushije abantu bose muri jenoside uhereye ku babyeyi n'imiryango ye. Aza gushaka umugabo, igihe kimwe umugabo aramukubita, ajya kumuregera muramukazi we, azi ko ari umuvandimwe wa bugufi. Ajya kumuregera ati genda nje kukuregera musaza wawe yankubise dore uko ijisho yarigize. Muramukazi baramureba ngo ntago musaza. Uwo rero uwo muntu ari igihe ubugira ibintu ukabura uwo bibwira bikagenda biborera mu mutima, bikaborera mu mutima. Nibwo ujya kubona ukabona umuntu agenda yivugisha mu muhanda, nibwo ujya kubona ukabona umuntu yaraye muri rigore, nibwo ujya kubona cyane abagabo, nibwo ujya kubona ukabona umugabo yaraye ku meza mu kabari, aryamye ku meza kandi ubona ari umugabo bakagira ngo afite imico mibi, bakagira ngo ni imico mibi kandi ari urugo rubi. Noneho nkabasaba abagabo rwose nibatobore, kuko iyo utoboye reka nkubwire uzarebe ugeze urwara igisebe ku kuguru kikazamo amashyira agapfundika, noneho kugira ngo woherwe ugafata agashinge ukagira gutyo ugapfumuraho gatoya, bya bindi bigasohoka, ntiworoherwa ntiwumva hajemo akayaga. Ni kimwe n'umuntu wese ufite ibikomere, kimwe n'umuntu wese ufite ibintu byamurenze, ashaka umuntu akamwicaza akamuganiriza. Nigeze mbabwira ukuntu ibibazo byigeze kundenga nkabura umuntu mbibwira, nkajya mu ishyamba. Nagiye mu ishyamba hariya kurya nyuma muri mera neza, ndagenda mpagarara ahantu mu mukoki, numva ko ninavuza induru ntawe uri bubyumve. Mvuza induru ndavuga ngo ariko Mana wagiye hehe, Mana wagiye. Ntiwumva ko navugije nta n'undi mbwiye, ariko umutima wanjye wari unyemeje ko hari icyo mvuze, kuko naratuye ndavuga ndayibwira, kuko nanjye ndayibwira nti yo Mana ubu nigiye nawe ninjye turi kumwe hano ntega amatwi.
ndavuga niho handi n'umuntu waba uri kwitambukira ukabona umuntu arimo arivugisha ukavuga ngo uriya muntu yarasaze haba habura gato ngo umuntu yiruke ndayibwira mani ibingibi kubera iki wagiye kubyica umunsi unyicira abantu muri jenoside wagiye kubyica igihe wica papa na mama wagiye kubyica igihe wica abavandimwe n'amasenge ndavuga ndangije mvuze induru kandi nyuma y'ibyo byose numva ndaruhutse taha ubohotse ntaha numva mbohotse hari umuntu nabwiraga se si Imana yanjye wenyine nabwiye n'uyu muntu rero yaza wenda kubigenza gutya ntafata umwanzuro ugayitse njye mfite agahinda kanini gakomeye cyane ahubwo nkibaza uyu mugore w'uyu mugabo aherereye hehe byahise ajya kwa muganga biravuga ko yajyanywe kwa muganga yaguye nawe muri yagize ihungabana ntabwo yari ahari yatumyeho abantu ngo bajye kumurebera bagiye kumurebera basanga inzu yahiye ibintu byose byo mu nzu byahiye nawe akibibona akimenya ko n'abana be bitabye Imana arangije agwa muri koma agira ihungabana bamujyana kwa muganga. Umuntu ahubwo nawe akwiye kuganirizwa ko nataganirizwa nawe ariyahura. Oya bibiri ababaje nawe akwago ariyahura ashobora guhita yicuza niba n'amakosa ariyo yaturutseho agahungabana agacanganyirwa ati yo ntabikora ati ndabigenza ne ugasanga nawe ari yiyambuye ubuzima. Rero mama Nana amakuru wayumvishe wumva urababaye uranavuze ngo ubikomojeho atabagabo barababaye ubushize baravuze ati ko muvugira abagore gusa ntimuvugira abagabo. Mu by'ukuri abagabo b'abanyacyubahiro barababaye njyari umuntu wanganirije kandi ibi bintu nabibwiye mama Minyoni abati Manuel ibyo wenda bavuga basanga batabizi yaranganirije hamwe ati ngemeruka ibiryo by'umugore wanjye bidaturutse muri resitora kera ati nta kindi ni resitora nampfurira avuka ahantu hakomeye sinakiteranya no kwa data bukwe bavuga ngo nabaye umukwe w'ikirumbo nta kintu abuze. Nshuti yanjye ingo z'ikigihe zirababaje ibibera mu ngo hariya waguha nk'iyerekwa ugatera ijisho ukareba ibera mu byumba hariya mu cyumba cy'uburiri ukareba ibera yewe no muri saro ku mugaragaro. Ingo z'iki gihe zifite ibibazo Uwiteka zirengere pe Uwiteka zirengere Uwiteka atabare. Hari umunyarwanda aririmbye ngo Mana y'u Rwanda wagiye hehe. Mama Nana ukunda umuryango nyarwanda ngo kera ko watawirirwaga ahandi ngo ariko ugataha mu Rwanda Mana wagiye hehe. Imana nizirengera ingo z'iki gihe kuko njye hari nabo tuganira nka buri cyo mbasubiza. Mana Nana pole sana nuko mwabagabo mwe mwabagore mwe mwananiranye bamwe na bamwe ariko si bose ari abagore beza bitonda. Hari umupapa nzi mwaretse kuriza abantu. Hari umupapa nzi ageze mu myaka 60 iyo akubwira agahinda ke akabwira ibyo umugore amukorera kandi bari bageze mu myaka bakagize gute bakabayeho neza akakubwira uburyo ari uteka akakubwira uburyo ari ujya ku isoko guhaha akakubwira uburyo hari n'igihe biterekaho kubera kunanirwa kuko hari imirimo akora namutse nyivuze abamuzi bamumenya akakubwira uburyo atahananiwe akayijya atereka umuceri kuri gaze ajya kureba agasanga washiririye kandi umugore ngo ni umunyamasengesho wo muri Neo Katekimena mu Bakatolike mbese ntasiba misa mu gitondo ariko ukitegereza ukareba ukuntu uwo musaza ari uba mu gikoni yakubwira agahinda ke njyabwira agahinda ke ndamwitegereza ndavuga nunguye yaza ko ari umugabo mutoya yari kuba ari nk'umugabo wenda urimo yiteretera ngo anyereka agahinda yagize ati umugore wanjye ati atanyicisha inzara atakandaza inyuma y'ikibuno atuba imyaka ibaye hafi 5 simuzi ntabwo tuziranye atariko akabyuka mu gitondo ajya mu misa. Umugabo aravuga amarira azenga mu maso nanjye ubwanjye mufasha kurira ntacyo ndi umumarire
nukuri birababaje rwose namufashije kurira namufashije kurira bitewe n'agahinda umuntu arambwira ati mama nana ati ndababaye ati mfite umubabaro nshaje nabi ati kandi nitwa ngo narashatse babyaye abana 4 babiri barashatse undi ari muri universite ntabahari kandi rego uko byagenda kose buriya nubwo abana tubabyara niyo mpamvu nabwire n'abanyarwanda nako nkakomozeho ntabwo ugomba guhora umugore ko atabyaye cyangwa umugabo ko atabyaye kuko n'ubundi mutangira muri babiri mukazasoza n'ubundi muri babiri ntabwo urugero nkanjye ubu tuvugana dusigaye turi babiri njye n'umugabo wanjye gusa kandi si uko bapfuye bibereye mu byabo abarangije kwiga bagiye kwishakira akazi bucura mfite n'abagira gutya yava ku ishuri ati nigiriye kwa mukuru wanjye kandi urumva sinamubuza mba mwambuye uburenganzira bwe ariko ukibaza ukubona umusaza w'imyaka 60 bitekereze neza arimo arwana n'inkono ateka ubundi agaciko agashyiramo umunyu mwinshi ubundi kubera ibitotsi agasanga byashiririye umugore amurebera iyo nkibaza aka karengana abagabo bakorerwa ko umugore ataka gatoya tuzikurira twebwe tuzi kuvuza induru ko umugabo yatunaniye nkaba ndirukansengeye kuri RIB ikaza yirukanka ifata umugabo ifunga ariko sindabona umugore wafunzwe azira ko yahohoteye umugabo ibyo nabyo bikwiye kwigwaho ari nabyo byatumye uriya mugabo yiyahura buriya hari amateka menshi hari ibyo nigeze kubona nuko amamega yahise anshirana ngo ibaruwa yasize yanditse iyo baruwa sinayibonye ariko bivuze ngo we kubera ko ngenda byita ko atazi Imana kuko iyo amenya Imana ntabwo byari kwiyahura yaba yegereye Imana akayitakambira none se koko nk'ubu ngenda atabaza leta nigira ikikorera abo bagabo rwose leta irengera abagabo niba mu buyobozi twajyaga dukora urutonde rw'ingo zibanye nabi ugasanga baranaduhamagaye nijoro umugore n'umugabo bararwanye kandi mu kigaragara wareba ugasanga umugore niwe washotoye umugabo bagahita bafata umugabo bakajya kumufunga ngo mu rwego rwo kugira ngo duhoshe amakimbirane ngo ngwino wowe tube tukujyanye kuri polisi ngo umugore asigare ngo ibyanyu tuzabigemeje wayi kuki batajyana uwo mugore nawe wananiranye ngo yango ntiyasiga abana se ko kurumva ujya atari ihohoterwa rikorerwa abagabo yego hari n'abagabo babi bahohotera abagore gusa nanone izi mpamvu la majorite abagabo ari bo bigaragara vuba umugore umukorera ihohoterwa akabanza akihangana umugore akora ihohoterwa arabanza agashinyiriza ntunabimenye ujya kubimenya ku munota wa nyuma ari uko ubonye ingutiya ziteye ku mutwe agiye ariko umugabo ukorerwa ihohoterwa we ubimenyera hehe iyo uri umuntu uzi ubwenge w'umuhanga ubimenyera ko aba mu kabari abatabizi batize ibintu by'isanamitima cyangwa iby'ihohoterwa bakagira ngo umugabo arananiranye ni igisinzi kiba mu kabari kandi mu rugo byarakomeye ahubwo ni ubuhungiro yagiye gushaka ubwo rero nkaba nsaba abantu banadukurikiye nubona umugabo umeze gutyo wibera mu kabari isasita ukamusanga mu kabari ugasanga umugabo arimo ararya muri resitora kandi afite urugo menya ko mu rugo hari ikibazo nuba tayari ubizi basanga hakiri kare ubaganirize yego mama nana ni ibyo ngibyo Imana ireba amarira yawe uririye abagabo n'akarengane bahura nako n'abadamu nabo twajyaga tubavugira ariko birakwiye ko umuryango uba umuryango muzima kandi his excellence yigeze abivugaho abantu ntibabyumva ko umunsi nabaye minisita uzabigenza utamera nk'aho ku muryango ikintu bita umuryango ikintu bita itorero
City Hunter utamerera nka wa mutwa ngo wavuze wenda wakivuga umutwa arya wavuga umusangwa butaka cyangwa wasizwe inyuma wavuze ngo wamugira burugumesiri ngo wajya sogongera ibigage ngo n'amandazi none nawe wakugira minisitiri wavuganira umuryango ngiye ku muryango n'itorero ibyo bibiri ibyo kandi n'akavuyo karimo ntaki kira ku murongo da neza ariko nyine ni uko nguko gahunda ziba zihagaze n'ibitagenda neza tuzajya dukomeza tubivugeho. Hanyuma rero mama Nana hari umugabo wagukunda akavuga ati nkurikije amarira undiriye kuko atari ba bagabo muramvuga akaba ati mama Nana uriza amarira ntagakwiye kurira. Nomero ya telefone tugane ku musozo 0788 25 66 54 kandi banyarukire kuri channel yanjye bakande subscribe comment like and share kuri mama Nana official. Sinjyewe nitwa City Hunter mba ndahangaha hosting ibiganiro by'umuryango ndetse n'itorero mukomeze kugubwa neza. Amen amen. Shalom.